ndahita komera gakwaya we nkubonye wari nari ngukeneye pe waruncitse nagushakaga ngo ngwikise amakuru se ni meza ko mbona wuhanje se bite iwanje giye byagonze byanze pe mpaye nta komeze nta kuntu bimeze none ko magaritse mu nzira byende bite urumva dore mazaka kabiri iwanje rurakingabo babiri habaye iki iminsi itatu irashize nta kintu ndi gute ese ugura umuntu w'umugabo koko wahora n'iki ko nkora agacupa nubize ko wara ega ko nawe nakubwiye ngo ureke inzoga warananiye nkuko nzakugire nzire ko uyu munsi ejo nkumva nazikumbuye ahubwo wowe reka nkwereke ikintu giye kumfasha nashaka no gushakira gufasha iki nashaka ko wanguruje udufaranga byibura niyo wama nk'ibihumbi bingahe nkagenda harajya ku gasentere nkabura udushyimbo n'utujumba nkashyira Venance yankareba ko nkagutungira urugo rero muri ntabwo namuhinguka mu maso nta kintu mfite nukuri pe siko bibiri kuyanyaka uzi kunya afite njewe yame umusibo ejo nzatuniwa amafaranga yawe nzana gakwa ntago ari imitwe uyu munsi wejo uravamo gakwa ubu nkwizere koko niki cyatuma utanyizera ibumbi ngiye kureba uko nyabona ariko mva nkubwire umunsi umwe urashuta yampaye turabipfa arago boneka nago hapfa abandi nukuri buri ikintu bunkoreye n'Imana iri mu ijuru ibiri kubireba igati vivura igati ishyiraho umugisha wowe ntago reka arahari abagabo ntago hapfa abandi ese yo nari nkweyo yatikeye mana wereba shaka hose ntago hayabura wowe rega uri umuvumbi ibihumbi bibiri renga ubundi se buriya nukuri buriya kuza yampa umusibe ejo ngenza aranyaguhaye umusiti kwa gatandatu ubwo nukuwa mbere mu gitondo cyaturuturu imva inkoko niyo ngoma reka buriya urumva Imana ikunda abagabo pe ngo giye kuyanywera ariko ngiye kugenda ajya wenda nshobora nko gusagura nkagura gace ariko nta nubundi ntago icyambere nuko amafaranga yawe buriya ntago ubizi nk'ibintu bunkore sawa kanigende nanjye bwo reka nsubire mu rugo maze njya gutanga iyo posho ikomeza sawa Kumwambura Kigali yose urayigaritse anyinya we ndikurangendere anyinya we ndikurangendere anyinya we Manyinya we ndikurangendere manyinya we bibiri bampaye vuga ngo ndayamuha uyu munsi ndayamaze hayo natse gakwisi nayo ndayamaze amaye nkada ntanze mbaye kanyamadeni pe ibintu ko bitazoroha manyinya nakubwiye kandi manyinya ngiye kuzatuma mena mu bakwe ayo umwana manyinya we manyinya we ndekuranigende data we urukimbwa karaye kandi narakubwiye manyinya ndahitabe ndamubwira ngo iki bana we Gakwaye urajya he urajya yewe arakarune niba jye hararuguru ku kabari hagarara nkubwire kamanza nkarebe ndaje ariko hagarara hagarara wumve ariko komera umonye gasubira inyuma bimeze bite arakarune niba jye ku kabari none se gahunda yanjye dufitanye ko wayishe gahunda shaka kugira neza ndayibonye ubura nta kivu n'amaguru bakavuga ngo ngiye ngira urugomo ndahitabi buriya koko ndahitabi nzabigire umugingo umuguriza weho ku giti cyawe ukennye wikokora umuhereza amafaranga no kuyaguha ubwo akura ariko imbere uraruda yasinze ngo ni mu kanya ngiye kumunywera aho turahurira wagenda utagenda niduhura n'udapfa ndapfa so reba ibintu nkoreye ku mafaranga nkugurije waje wanditseho urutwe nge mbabarire rwose ejo umwana asajya ku ishuri kandi avuze ngo niba barabatumye amakaye angahe mama ako se nyina we hari ikintu aba yambwiye kandi ubu ndeba uko sigaranye 500
ibiceri 5 amafaranga yandaye itabi nari bwayamuheho none nayo risinayamuhaye umukabyara mwe n'umuntu tazibandwa nzerekeza hera ariko ngutse igitekerezo kantekera umutwe ntuza kamamagara ndicaye mutekera umutwe mugati ntago twabanye nabi bihangane akuri yo bwabaga angwaneho katita basera komera ndicaye umeze ute cha nanjye amakuru nayo nasanzwe nyine n'imvura buri munsi iragwa nuko ageze ngo agacupa ko ntituzakanywa ntabwo buramba nakubeshya ahubwo tuzakanywa ahubwo rero mushuti wa kose mu mwanya wanjye ungwamagaye ngira ngo urwaneho ahari abagabo ntihapfa abandi kandi rwose nta mugabo ucunda umuruho ihangane pe ndica inka yanjye irarwaye naho ubundi nshakuyigurira ikinini nguriza nka 5 aho ngaho nigurira nk'umuti bitabaye ibyo iraye iri bupfe da kandi urabizi ko ifite amezi umudoro ukwezi gutaha hari umuntu arabagira afata akerera naza gukureba nta kibazo oya sani nzayaguba musibe ejo bundi wa muhungu wanjye naraye ari buve i Kigali urakoze mayi urasinda itabira ako ndabona cyasinze abo datubuze ko kirimo kiranywa abaye iranzoga ndayinywa hontera n'amafaranga ye ntaramo aranyica ahubwo gusenda bigenda ariko ndayinywaho ndayinywaho ati ndere imibare ngiye kuniranzoga ngiye kuyinywaho ndabura mugabo wanyambuye amafaranga yanjye komera ndayi komarasha uweze ute weze neza abundi se rwose buriya amakuru ni meza rwose ura nta kibazo mfite karengetse akakanga kuno nako kwandika kwa Rudoviko akakanga nako kwandika kwa Rudoviko shakarengetse pe aba yakitondeye kabisa ikigaragara cyo ni ubye pe arese uri kujyahe ndi kujyana ngiye haraye pfu gushaka udukaye tw'abana ajo baraye baribye kwiga ibyo kwiga nasema nacyo oya shasha no na mahoro sacho kusa nagakwaya bati ariko sinono komera ni amaye zen nigakwaya tuvugana niwe amaye ariko se wundi wagize ngo neza gakwa karame makuru shameze neza pe ngihemeze neza ariko amafaranga yanjye ari he amafaranga yanjye ari he amafaranga ayahe uje kuvuga ko nakugurije amafaranga ayahe agenda ategwa ariko wakangahe sinduka utekereze neza muri mideni hajya amafaranga 2000 nakugurije ari mu gitondo ariko mana ndahita ugize ngo se ndayibuka ahubwo muri narindi nzoganjesha amafaranga y'urukanyambura amafaranga y'ukagwa no kuzoga ndivariye kwa Rudoviko amafaranga nkurimo ko tugiye mfite amafaranga niga kwisi ko tugiye kuba batatu gusera batatu abagabo bapfa amafaranga ahubwo wetekereza umuntu ushobora kuba yagurije mu kabari kuko ngenda no gumirukana agacupa bibereye mu rugo mu bibazo by'iwanje ntabwo bize nakugurije amafaranga muri wowe muri uva ngubwire mwana wa mama
sibyo cyo muri uhagaze aza ngura mikote nkubwire neza ariko amafaranga yo urayamuye mutunure ni mukubita umwice muri ture ni ibiki wanyweye mbona byaje urarenzwe cyangwa ni umunana amafaranga yanjye urayama nta mafaranga ngiye ngufitiye rwose ndabona ushaka kuzana ibintu by'amahane ngiye nabana nigende ndabona ndaye ndibugukubite pe ejo ndi twahuye wasinze ndakwihorera ariko uyu munsi kubona nibwo umwaka washize bibiriyo none se Uzana ibintu byo gusuzugura uranyibikira yasha umwana nana hayi aja amafaranga yanjye sha baburetse bagabo barapikira hemwe bagabo uyu mugabo yaranyambuye afite icumu na mugabo ndamukubise hoya gabura uyu mugabo ari mu biki ava mukubise abantu amafaranga yaranyambuye ava mukubise ariko hano nkubwire hano ndamugabo shaka kwica umuntu waretse nkamukubise ariko acyano weho reka giye mwereka munyeze muzane hano ave yakubitisha amayi abagabura amafaranga yanjye mwese ese mugabo we amafaranga yanjye mwese basha gosa kwicara ayi wewe nari we amafaranga yanjye wowe je ave ukubite mwanya kurwana urugufi ako amafaranga yanjye urugufi ave ako waretse nkamukubise murapfiki ave ari amugabura ako murapfiki ave fite icumu hani koje kutavuga hani hero nta mafaranga yawe mfite amafaranga yanjye murapfiki wa mugabo mbasha uyu amafaranga namuhaye igitondo amaye amafaranga yose ese nza kukwishyura aranamubese uwe yasinze nayanywereye ayamaze yose none ntago nanyweye ariko ese amafaranga yaguhaye n'amabi biri mu gitondo anafite amafaranga uyu nguyu ese ni iki turi mu Rwanda impagaze yo kwishakira tukayitwara epfo kugasanzwe Kumerasha komera ni wa muhungu kwa nuza kwa muzendisha amafaranga mufitiye God have mercy upon us.